ese sheri kugiye nta kintu ndari nakubwira uranshaka ariko rero ntuze kuntinza ntabwo mutinze nyine muri uyu murimo w'Imana ntabwo mo gukererwa ngwino wumve nyine tumeze nk'abasirikare ko nashakaga amafaranga yo kujya kwa muganga make ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yakoreye muri ya miti abaganga baruhira ubusa ndetse n'abarinzi Imana itabaye maso barindira ubusa sibyo bivuze iki Tumusumuru ufite wawe utanakanganye Ese byo bivuze kuba narwaye urarwaye nibyo ndabyemera Imana izura bapfuye ni gute itakiza indwara yawe kuko utizera kandi neza ko uri umugore wa apotre ujye ubimenya urandeba gusa ntabwo ujya wishima ibyo bihuriye no kuba umuntu arwaye nawe kuba urwaye ndwara ntabwo ari ko kwica abone kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro muri inzu harimo umugisha se umugisha wa mbere nuko ari umugabo ukijijwe umugisha wa kabiri ni ukuba njye nizera mu masengesho yanjye kuko ugena kwa muganga ntacyo bivuze Imana hano hagukiriza ndibuka igihe kimwe Lazaro yapfuye imiryango ituma kuri Yesu ahageze ngo inshuti we yapfuye Yesu arabwira ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye haleluya rihana ndagaswa cyomfo nawe ni iki ngiye ndakwanga reka twige tumenye byarakunaniye Yesu cyo cyahise amuhamagatira Lazaro kanguka nguye nebyo byo kwiga bihuriye no kurwara kwawe ntacyo baye ndakwanga se sinakurongoye mwitumba batindi bagira ngo nzamera nte ntutangiye kuba byubuhana sawa nyine ngaho urabona ndafite itoto umukobwa umugore mustari itukuje Ubu ni karemano ni kamere yawe mujyana no kwitukuzwa sanga umuri gushitagurika ariko ko ufite umugabo pastori haleluya cyagwikiriza ariko amen hano uzakira bigenze bite urwaye abadayimoni wo n'indwara nta n'ikintu urwaye n'ibitega by'iwanyu icyambere no kujya kwa muganga kwa muganga se kugira gute Imana yanyeretse yuko uruzakira utegeye kwa muganga nta kinini nta n'urushinge ngaho genda uri mu masengesho gusa ngaho ndabanza ngusenge everybody put your hands in the air n'amaguru wicara neza get over here kandi wizere ndagushimye uteka Imana yacu izina ryawe ni ryiza uyu mwanya wa none nkweretse umudamu wampaye ni mwiza n'ugikundiro afite ikimero cyiza uyu mwanya wa none ntabwo yizeye ko amukizana ngo umuhe kwizera gukomeye cyane akiri indwara y'amayobera ujya n'ibitega by'iwabo kwa nyirakuru no kwa nyirakuruza bikomokayo ariko Imana ndabizi neza ko wabikiza byose akaba muzima tekene bodo chambrete uteka Imana yacu byanizuza ne detail mukize none hanga tujye kwa muganga urakoze mayizambo ryiza mu izina rya Yesu amen haleluya ariko Imana yeretse kubize cyunzwe abana abademoni bakurimo rero ndabusanye kabiri icyunzwe abana abadayimoni waparori kunyica nakwicaga ukicwa n'umusonga nakwicaga wagishwe nangu tutse nuko nakijijwe sha hanyuma rero byama nakubwira izindi namba nize kwa uraza gukira uze byusengesho kandi sebyo ugize n'ikibazo kandi kwamagare nonge nohereza isengesho mu mbaraga z'amasengesho ntabwo ngomba kukugeraho turi kumwe mabizo turebe n'igishwe gusa cyabuza amamera nze nihamagarira uwo nkunda noneho alo bimeze bite sho sha rwa rugabo rwagewe n'ushatse waje ko namusoma nakibeshye ko ndwaye kandi rwarabyahe uraje nyine fata akamoto wihuse uri bunsange mu rugo nta kibazo sawa
nabonaga watinze cyagiye. Ndishimye pe. Meze utese? Sawa. Yagiye ryari? Kari nk'abari bwakikiye hafi. Ufite n'umuriro mwinshi wararembye. No kwirwaza umuntu aranirwaza n'umuriro ukaza. Ubu mu buryo bwo kugira ngo tujyane mu rugo nshatse naguheka nkakujyana mu rugo kuko n'ubundi ndumva eko n'umuriro urimo. Umuriro ndawufite. Ufite umuriro mwinshi. Nacyo cyari kivuye hano kivuga ngo ufite umuriro. So wundi uramukunda uriya mugabo? Cyahe sinjye ubona viri ya gusa. Uganda none tugiye gupanga. Nuko uzajya uza kundeba buri gihe uko agiye ugahita uza. Sibyo? Si hafi se. Ugomba guteta. Ni hafi ariko. Ngomba kugutetesha nkakwibagiza cya kimenyetso cy'umugabo. Uriya ikimenyetso urananga ari umugabo. Wagira ngo yashyingiranywe n'Imana. Abantu basenga buriya nta nubwo ari abantu beza. Ntabwo buriya ari umuntu mwiza ntabwo kubonera umwanya ngo akwiteho nkuko ngiye nshobora kugutetesha nkagukora ka massage ibintu byose nkabikora. Sibyo? Ndabikwemereye. Ariko ntabwo umukunda. Oya, ntabwo umukunda nkunda wowe. Mujye mukwepana ku buryo tuzajya umuha umwanya uhagije. Umukwepe nubona aje wirwarisha uhita uryama hano. Sibyo? Ibyo si byo umbwiriza we nzahajya umukwepe we gusa. Waba bundi ibindi byose tuzabipanga witetere pe. Sibyo? Uganda none tugiye gupanga. Tugiye kujyana mu rugo. Yego. Tugiye kujya mu rugo nsure. Nagutegure n'akantu keza. Yego. Nukuri. Nagutegura akantu keza. Uraza kukishimira sibyo? Ubu none tugiye kugenda mu kanya sibyo? Ugenda unsure. Tuganire n'ibintu byiza ushatse wazanamureka n'ubundi. Turanyura ko abantu bazi ko ndwaye. Rwanda gushyira mu mugongo. Gushyira mu mugongo noneho niyo twahura n'abo bantu babona ngo babyitaho. Kanebye nemberutse kera. Nako na mugongo se aruheruka. Ntago waruherutse umugongo none ukoramo wumve n'umugongo mfite. Iyi ni nka matera. Uraba umeze nk'umuntu uryamye kuri cya matera. Uko wagira ngo washyizeho n'imisego wahumvise ahantu n'ahantu heza ugiye kuryama sibyo? Ubu gahunda rero ni ukugenda. Kugendera. Gusa neza. Merci. Aho tuhaguruke tugende. Wararwaye washizemo. Wabuze ko arembye. Bini biki? Ngufashe. Uramfasha ariko Ngaragata we. Najyanye umugore wa kwa muganga. Kubera iki? Yararwaye yararembye wananiye kumwitaho. Webye ko arwaye. Yamu umugambwa ngo ararembye. Sire makaku. Samburane wese we wamamagaye. Sinaguhamagaye Iki kirane cyahe? Kandi naye mujyanye kwa muganga. Sombaza. Ako se sina nakubwiye ngo njyane kwa muganga. Urwaye iki? Urwaye iki gituma uheka mu mugongo? Mukore wumva umuriro afite. Afite ujya kumuzimya? Naye mujyanye kwa muganga nyine ararembye. Yenda kugwa mu nzu kandi uri umugabo. Muri wowe. Samubwa ko arembye. Urarembye? Wari washyushye? Shyushye busafuriya? None se mubwa ko arembye. Ndamubwire ndaguze. Chini. Se wamubabari. Kababari. Sandapfuka mbere umugore. Hagara hano ko mbwiye. Sire. Wowe nararongwe nguzo underere. Nari mujyanye kwa muganga ararembye. Nagutso. Ubundi umugabo amahirwe urahageze. Wa mugabo we rero ko hari umugore wiki. Uri kibura buryo. Kabure Tuzibakaze be bwose wangeraho. Nanga imbwa ngahura nazo. Ibimara ni byinshi muri uyu mujyi wa Kigali. Nge nikimara. Usase abakucuramye meza n'igiti. Ibi nibikikore. Hari umugore uri mugabo uri igicucu. Namabuno yanikamye ugiye kumena itaka. Haguze kuri ikigo. Urifa. Yananiwe kwita ku mugabo ku mugore we none urugoma bari guteza. Uyu muhungu nuwawe cyane muri umuna wawe. Warunyowe se nuwawe. Nagutuka so ubone se nagutukutukuye. Mumbwirire yananiwe kwita ku mugore we yagiye kugwa mu nzu. Wowe naratahira ubukwagera ngo sinzi kubyina ngaho komeza. Nawe nanjye wo naratahira ubukwaragira ngo agira ngo niwe wenyine mu kibuga uzi Nyagufuka nk'ikinyabwoya we uratiye ukampangara ngo ngende ubu. Gafuka insya wangegera. Ndakubwira ingegera. Andombe
na munini wowe inzovu harya ngo inzovu Ako se ubundi reka nkubaze niba uyu nguyu yarajyanye umugore akamuganga uyu nguyu akaba yamusabye uruhuza ubufasha ubundi uramwambikira umutuku aranacira n'umupira kandi nawe mbangukira gutara kandi we byaramunaniye none se urabona bose bambaye ubusa ntabwo twambaye ubusa mbaye umusazi ngewe nose utari umusazi anava mu nzu vuba kabwera we ariko abagore baragowe biki urankubita wamunyishije ndakusura ku mugore hoya ntabwo nzongera mbabara ntabwo nzongera hoya anava kwini we kabwera